mukunzi w'umurongo wo kwezwa cyangwa se kwezwa cano, reka ngushimire cyane uburyo wongeye gutanga umwanya kugira ngo tubane twiga ijambo ry'Imana, turebera hamwe icyo Uwiteka tubwira mu byanditswe byera. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe icyigisho kivuga ngo kuba maso. Mwibutse ko uwo muri kumwe ari Kayishema Joel. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye ijambo ryawe wandikishije kugira ngo ridufashe muri iki gihe giheruka amateka y'isi. Ntabwo ari twe gusa Data wayoboye ukoresheje ibyanditswe byera, n'abatubanjirije bemeye kuba mu ruhande rwawe byarabaherekeje kugeza ubwo baruhukira mu gituro, Nyagasani bagasigara barindira umuzuko. Natwe rero mu gihe nk'iki udufashe kugira ngo ijambo ryawe ribe rigwiriye muri twebwe, maze ubwo uzerekanwa twaba turiho cyangwa se tutakiriho, tuzumva ijwi ryawe, maze mwa Imana dukangukire abandi bahindurirwe kugusanganira, maze tuvuge tuti ngira Imana yacu twategereje tuzana agakiza. Bana natwe dusobanurire, tumenye umugambi dufitiye, mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi icyigisho cyacu kiribanda ku kuba maso. Gishingiye mu gitabo cya kabiri cy'Abami, aho turarebera hamwe umugaragu w'Imana, umuhanuzi wayo witwa Eliya, n'umugaragu we Elisa. Igitabo cya kabiri cy'Abami igice cya kabiri. Igihe Uwiteka yendaga kuzamura Eliya ngo amujyane mu ijuru, amujyanye muri serwakira, Eliya ahagurukana na Elisa i Gilugali. Mbere y'uko bafatira urugendo, hari icyo Imana yari yakoze. Yari yabanje kugira abigenderera muri iryo joro ryari ryakeye, ibabwira yuko Eliya agiye kubakurwamo. Maze Eliya abwira Elisa ati, uwo ni umurongo wa kabiri, ndakwinginze isigara hano kuko Uwiteka ntumye i Beteli. Ubundi abahanuzi ba kera bagiraga abagaragu babana nabo, babafasha. Ngira ngo uribuka ko mu byigisho bishize twabonye umugaragu wa Elisa witwaga Gehazi. Noneho na Eliya rero yari afite umugaragu we Elisa, ari we wa wundi twabonye mu byigisho byabanje. Ariko noneho Eliya aramubwira ati, mugaragu wanjye, uyu munsi ntabwo dufatanye urugendo, ntabwo uri buntwaze imvumba y'amazi cyangwa se twabigeranya n'inkongoro. Nuvuga ngo aho yatwaraga ibimufasha mu rugendo, ntabwo turajyana ngo ugire icyo untwaza, ahubwo uyu munsi guma hano. Ariko umugaragu we aramubwira ati, oya, ntabwo wagenda wenyine, turajyana. Noneho Elisa aramusubiza ati, nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe, sinsigara. Nuko baramanukana bajya i Beteli. Urumva ahantu hambere abanje kumubwira ni Beteli, kandi koko bajyanayo. Bagezeyo byagenze bitese. Bagezeyo abana b'abahanuzi b'i Beteli baza gusanganira Elisa, baramubwira bati, aho uzi ko uyu munsi Uwiteka agiye kugukuraho shobuja? Arabasubiza ati, ye, ndabizi, ariko nimuceceke. Ni ukuvuga ngo Elisa nawe yari afite ibimenyetso yatangiye kubona bigaragaza ko igihe kigeze kugira ngo Uwiteka atware Eliya. Ariko noneho akigera i Beteli, abana b'abahanuzi, hano niko biri tubwiye, ngo baraza basanganira Elisa, baramubwira bati, niko ye, wari uzi yuko shobuja Eliya aragukurwaho, Uwiteka agiye kumujyana? Undi ati, nimuceceke, bye kubavuna, ndabizi. Noneho umurongo wa 4 arongera aramubwira ati, Elisa, ndakwinginze sigara hano. Ariko urumva ni shebuja uri kubwira umugaragu we. Hari aho bigera rero Bibiliya ikatubwira ibintu bitangaje. Umugaragu ari kuganira na shebuja. Suribuka ubushize uburyo twabonye wa muja wo kwa Namani. Ahangaha Eliya arongera aramubwira ati, Elisa, ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka ntumye Yeriko. Nawe aramusubiza ati, nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe, sinsigara. Nuko bagiye Yeriko. Bagezeyo abana b'abahanuzi b'i Yeriko basanga Elisa, baramubaza bati, aho uzi ko uyu munsi Uwiteka agiye kugukuraho shobuja? Arabasubiza ati, ye, ndabizi, ariko nimuceceke. Nabo abasubiza nka bimwe yari yashubije abambere. Umurongo wa 6 Eliya arongera aramubwira ati, ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka ntumye kuri Yorodani. Nawe aramusubiza ati, nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe, sinsigara. Nuko barajyana bombi, maze bakurikirwa n'abana b'abahanuzi 50. Baragenda bahagarara kure aho babitegeye, ariko ubwabo bombi bageze kuri Yorodani barahagarara. Tukiri ahangaha urabona ko hari abantu batandukanye bo mu bice bitandukanye, baba ab'i Yeriko nk'uko twayibonye, baba abana b'i Beteli b'abahanuzi. Aba bose bari bagiye bahabwa
iyerekwa, Imana ikagira uko babwira ibya Eliya n'ubuzima bwe ndetse n'amaherezo ye. Barabwirwa bati rero igihe kirageze, Eliya mwabanye watanze ubutumwa mu gihe cye, uyu munsi ntabwo agomba kurara inaha. Ndagira ngo ubwire ko hari umunsi tuzirirwa mu isi ariko ntituyiraremo. Hari umunsi uzarara mu isi ariko we kuyirirwamo. Imana niko ikora, nta n'umwe ushobora kurogoya umugambi wayo, nta n'umwe ushobora gutambamira cyangwa se gusa naho abuza gahunda Imana yagennye. Maze umurongo wa 8, Eliya yenda umwitero we arawuzinga, awukubita amazi yigabanyamo kabiri, bombi bambukira ahumutse. Bageze hakurya, Eliya abwira Elisa ati, saba icyo ushaka cyose ndakigukorera ntaratandukana nawe. Abona ko umugaragu we Elisa yanze rwose, avuga ati ntabwo natandukana nawe. Yari amufitiye urukundo, bari basanzwe buzuzanya, bari basanzwe bajya inama. Aravuga ati rero noneho nkurikije umuhati mbona, nta gutenebuka muri we kurimo, noneho saba icyo ushaka ndakiguha ntaratandukanywa nawe. Noneho aramweruriye, aramubwira ati Elisa we, ngiye kugenda, isaha yanjye yo kuva ku isi irageze, isaha yanjye Uwiteka yampaye iregereje, none rero saba icyo ushaka. Elisa aramusaba ati, ndakwingize ndaga imigabane 2 y'umwuka wawe. Mbega gusaba gutangaje! Elisa ati, ndakwingize databuja, ndaga imigabane 2 y'umwuka wawe. Ariko reka tuganire gatoya. Ubu ngubu umugaragu wawe, umugore wawe, cyangwa umugabo wawe, cyangwa se ababyeyi bawe, cyangwa se umwana wawe ukunda, bibaye ngombwa ko mugiye gutandukanywa, mbese niki wasaba kimukomokaho kugira ngo uvuge utumva ndakigusabye ukindaga inkubwe 2? None se wamuraga ibitutsi? None se wamuraga kwangana? None se wamuraga kunegurana? Wamubwira uti mwana wanjye uzajya unegurana inkubwe 2, uzajye wangana inkubwe 2, uzajye ugira umujinya inkubwe 2, mbwira umurage wamuha. Niki yagusaba ku buryo wavuga uti rwose icyo kintu usabye ndakigwaye, cyangwa se bakishimira kuvuga bati icyo ufite ukiduha inkubwe 2? Elisa arangije ati, databuja ndagusabye rwose umwuka ukurimo, mwuka ukuyobora, wundage inkubwe 2. Nubwo yabanaga nawe, geza abane nanjye inkubwe 2. Nzakube kabiri ububasha ufite n'imbaraga ufite mu gukemura ibibazo, mu kuhangura ibyananiranye, mu guhasha gutanga igisubizo aho ibisubizo byabuze. Nzabe mfite umwuka inkubwe 2 by'umwuka ukurimo. Mbega gusenga, mbega gusaba. Mbese iyo dusaba Imana tuyisaba iki? Kuko burya ijambo ry'Imana ritwereka henshi aho Yesu ajya avuga ngo bikubera uko wizeye. Mbese iyo dusenga dusaba iki? Mbese iyo dusengana intege nke cyangwa tugasaba ibyoroheje? Ahangaha yasabye igikomeye. Iyo usaba Imana yisaba igifatika, gisaba igifite ireme, gisabe ikibasha gukemura ibibazo, gisaba ikigendereye gukiza ubugingo. Ntabwo yigeze asaba ati ndaga kuzagira inka nyinshi, ndaga kuzagira intama nyinshi, ndaga kuzabona amasamba ahagije. Reka da, ahubwo umwuka ukurimo, icyo umuntu abana nacyo, icyo umuntu agendana, ikiri ku mutima we, ikiri ku bwonko, icyo uzasinzirana no mu kuzuka ukazazukana nacyo, icyo nicyo yasabye. Yasabye ibitabora. Benshi basaba ibibora, basaba ibishira by'igihe gitoya. Maze arangije, wumve muntu w'Imana. Eliya aramusubiza ati, umurongo wa 10, uransaba ikiruhije cyane, icyakora numbona nkigukurwaho birakubera bityo, ariko nutabona siko biri bube. Numbona nkigukurwaho ukaba maso, rwose birakubera uko bisabye, ariko ningenda ntumbone, ntumenye uko nagiye, umenye ko ntacyo ubona. Kuba maso muri uru rugendo ni ngombwa. Kuba maso muri uru rugendo twatangiye, kuba maso bantu basenga, kuba maso bantu mwabyirengagije kandi mwarakoze musenga, kuba maso ni ngombwa. Kuba maso ababona isi igenda ibyina muzunga, mukaba mutazi iyo biva niyo bijya. Ijambo ry'Imana yatubwira ko tugomba kuba maso. Kuba maso ni ngombwa. Maze bakigenda baganira, haboneka igare ry'umuriro n'amafarashi y'umuriro birabatandukanya. Nuko Eliya ajyanwa mu ijuru muri serwakira. Elisa bibonye arataka ati, data wabereye Isirayeli amagare n'amafarashi. Nuko ntiyongera kumubona ukundi. Maze haboneka serwakira ikomeye, ariko bigaragara ko yari escort ikomeye y'abamarayika baje gutwara Eliya, maze ngo yurire igare. Ese wagize ngo kujya mu ijuru ko abana b'Imana bizabyoroshye? Eliya yagiye ku mugaragaro, yagiye abantu bose babibona, babana b'abahanuzi bari babyitegeye, bari ahantu bareba ibyo bintu. Maze na Elisa nawe arabibona. Maze Elisa abonye bibaye, abonye ukuntu atandukanijwe na shebuja n'urukundo yamukundaga, maze afata umwambaro we awutanyaguramo kabiri. Aravuga ati, rwose muri jyewe Mana yanjye ibi mbonye ntibisanzwe.
ariko ntihahungabana kuko yari afite isezerano, yari afite icyo yasabye. Aravuga ati agiye mureba, kandi icyo nasabye yambwiye ko nagenda mureba birambera uko nguko. Atoragura n'umwitereri ataye asubirayo. Ageze ku nkombe ya Yorodani arahagarara, arasenga, asengera mu mutima, aravuga ati rwose nzi ko nasabye nizeye. Yenda wa mwitero wa Eliya ataye awukubita amazi, aravuga ati Uwiteka Imana ya Eliya iri he? Abivuga rwose afite icyizere cyinshi, ati ndashaka kureba Imana ya databuja, kandi namusabye inkubwe ebyiri. Ese uribuka Elisa umuhanuzi w'Imana uko yakijije Namani? Yahawe umwuka, yahawe imbaraga yo gukiza, ahabwa ubushobozi mvajuru, akabasha kubona ibiri kure. Mbese uribuka uburyo umugaragu we Gehazi yamubeshye akavuga ati rwose ntaho nagiye, mbere akavuga ati ubwo wagendaga nabanaga nawe. Niba ukwiye kwigengesera, ntugakinisha abantu bafite umwuka w'Imana. Hano rero Elisa, uyu muntu w'Imana, arangira ati Imana ya Eliya iri he? Amaze gukubita amazi igabanyamo kabiri, amwe ajya ukwayo ayandi ukwayo, Elisa herako arambuka. Maze babana b'abahanuzi b'i Yeriko bari bamwitegeye, babumubonye baravuga bati umwuka wa Eliya, batangiye gutanga ubuhamya, umwuka wa Eliya ari muri Elisa. Nuko baza kumusanganira, bamugezeho bamwikubita imbere, baramubwira bati abagaragu bawe turi kumwe n'abagabo bakomeye 50, none turakwinginze reka bajye gushaka shobuja. Ahari umwuka w'Uwiteka yabaye amuteruye akamujugunya ku musozi muremure cyangwa mu kibaya. Bana baravuga bati birashoboka ko umwuka w'Uwiteka yamuteruye, Imana yamuteruye ikamujyana ikamwimurira ahandi. Aravuga ati oya, ntimubohereze. Abantu bati oya, ntabwo tubyumva. Ubuse ni kuri umuntu ashobora kuzamuka akagenda? Tubonye ibintu bidasanzwe. Barangije ngo baramuhata kugeza aho bamurembereje, arabemerera ati nimubohereze. Baragiye baramushaka, bashakisha ahantu hose bakeka, imisozi yose bakeka, ngo hashira iminsi 3 baraza baravuga bati ntawe twabonye. Ariko noneho ntarajya aho ngaho cyane. Mbese urabona kuba maso agaciro kabyo? Kuba maso nicyo Bibiliya idusaba. Na Yesu ubwe yabivuze neza, abwira abamwizera, abwira abantu bose yuko bagomba kuba maso. Kandi kuba maso ni igikorwa cy'ingenzi. Turi mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 25 umurongo wa 13. Nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Mu gihe Yesu Kristo yavuze ati ndagiye, kandi ubwo gihe nzagaruka mbajyane. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 14. Reka turebe Kristo icyo avuga asaba abantu kuba maso. Yohana igice cya 14, twumva isezerano ry'umwami wacu, kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu, igice cya 14 umurongo wa 3, nzagaruka mbajyane iwanjye ngo aho ndi namwe muzabeyo. Urumva Yesu Kristo yavuze ati ngiye kubategurira hanyu, kandi nzagaruka mbajyane ngo aho ndi namwe muzabeyo. Mbese turi maso muri iki gihe ku buryo Kristo nagaruka tuzabasha kumusanganira? Yesu ati mube maso kuko mutazi umunsi umwana w'umuntu azaziramo. Niyo mpamvu muri iki gihe cya none gusa muntu w'Imana, we wumvira ijambo, ba maso mu byo ukora, ba maso mu migendere yawe, ba maso mu byo uvuga, imibereho yawe igaragare ko uri maso, we guhuzwa n'ibiriho. Satani azakora ku buryo muri iki gihe geruka azana ibirangaza bitandukanye, ibintu bishobora gutuma abantu bahugirana. Nibabe maso, nibabe mu ijambo ry'Imana, nibasenga, umwanya wo gusenga ukavaho, amaganya, ibihendo by'isi, kwinezeza, ibyago, ibyo byose kugira ngo birangaze abantu. Ntabwo Elisa yigeze akundira ikiganiro icyo ari cyo cyose n'umwanya wari wose watuma ahugirana, ahubwo yabaye maso. Shebuja aramubwira ati nuba maso ukambona ngiye, ibyo usabye birakubaho. Yesu Kristo ati mube maso kuko mutazi umunsi n'igihe. Mbese uri maso muri iki gihe? Kuba maso kwacu muntu w'Imana ni ukuba mu byanditswe byera. Kuba maso no kuba mu ijambo ry'Imana. Kuba maso no kugira imibereho igaragaza yuko turi abimukira, turi abashyitsi n'abasuhuke muri iyi si. Ntiwishongore ku bantu, ntiwihenure ku bantu, ntugaragaze yuko hari icyo uri cyo, ahubwo ugaca bugufi ukaba umuntu wiyoroshya rwose mu mibereho yawe ya buri munsi, kugira ngo kuba maso kwawe bigaragaze kubana na Yesu. Igihe Elisa yari ari kumwe na Eliya, yari afite ibiganiro, yari afite imvugo n'imibereho igaragaza ko ari kumwe na shebuja. Natwe mu gihe turi maso, mu gihe twiteguye Yesu, tugomba kuba abantu bafite imvugo, imibereho, ibikorwa bigaragaza ko twiteguye umwami Yesu, twiteguye kwimurwa, twiteguye kuva inaha. Humura muntu w'Imana, nubwo ubabara, nubwo ushavuye, nubwo uhangayitse, ntabwo bizakomeza. Yesu agiye kuza kudutabara. Maze reka turebere hamwe ibyabaye ku bigishwa ba Yesu nabo. Umunsi umwe bari kumwe na Yesu Kristo, mu byakozwe n'intumwa tubona uburyo bazamukanye na Yesu bajyana ku musozi. Maze bajyanye ku musozi, icyo gihe Yesu Kristo yari agiye kuzamurwa, agiye gukurwa kuri iyi si. Mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8,
icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. nawe atanga isezerano nk'uko yari yasezeraniwe guhabwa umwuka wera, maze Yesu nabwira abigishwa ati icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzabagabo kumpamya Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. ahangaha tumenye yuko i Yerusalemu ni iwawe mu muryango, i Yudaya ni muri abo baturanyi bawe, i Samariya no kugeza ku mpera z'isi ni hirya no hino ku bantu bose bazumva yuko umwuka w'Imana akora muri wowe. maze icyakurikiyeho ni iki? umurongo wa 9, amaze kuvuga atyo azamurwa bakimureba, igicu kiramubakingiriza. urumva ibi nabyo birajya guhura nk'ibyabaye kuri Elisa. nawe yagiye kubona Eliya yarazamutse. aha Yesu ari kumwe n'abigishwa ngo akivuga ayo magambo babona arazamutse, ibirenge bikurwa hasi, babona arazamutse. bari kuganira nawe, ntabwo barebye hasi, bari kureba hasi kandi uwo bari kumwe nari kuzamuka, ahubwo bubuye amaso, maze ngo bakiraramye batumbira mu ijuru. akigenda abagabo babiri barabonekera, bahagaze iruhande rwabo bambaye imyenda yera. barabaza bati yemwe bagabo b'i Galilaya, niki gitumye muhagaze mureba mu ijuru? bari kureba mu ijuru bavuga bati databuja aragiye, ariko yari yabasezeranye ati namwe muzahabwa mwuka wera, uzabana namwe, uzabayobora mu rugendo, muba ababwiriza b'ubutumwa bwiza, muba abahamya bagenda bakabwiriza i Yerusalemu n'i Yudaya n'i Samariya no kugeza ku mpera z'isi. ubwo butumwa bahawe nibwo bukugezeho uyu mwanya. Imana ishimye yuko nawe bukugeraho. noneho mwumve muntu w'Imana, barababaza bati yemwe bagabo b'i Galilaya 11, niki gitumye muhagaze mureba mu ijuru? Yesu bakuwemo akazamurwa mu ijuru, azaza atyo nk'uko mumubonye ajya mu ijuru. Yesu Kristo azaza atyo. ntabwo Yesu azaza mu ibanga, azaza ku mugaragaro, ariko azabonwa n'abandi. nabemeye ko mwuka wera ayobora ubugingo bwabo, nabemeye kuba maso. Yesu azaza babandi bemeye kuba maso nk'uko Elisa yabaye maso, nk'uko Yesu yabwiye abigishwa ati mube maso, akabwira n'abizera ijambo ati mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. iki gihe turimo ni igihe cyo kuba maso. irinde gutembanwa n'umwuzure w'ibyago, irinde gutembanwa n'akaga kariho, irinde gutembanwa n'ingorane Satani ari kugenda ateza mu isi asuka zitandukanye. mu rwambere rw'Abanyakorinto igice cya 16 umurongo wa 13 n'uwa 14, mube maso. umugaragu w'Imana Pawulo aravuga ati mu bintu mbona biteje isi akaga bishobora kubangamira abana b'Imana bari mu rugendo, n'uguhunikira n'ugusinzira, aravuga ati mube maso, mukomerere mu byo mwizeye, mu bagabo nyabagabo mwikomeze, ibyo mukora byose mubikorane urukundo. amen. niba uri umuntu utegereje Yesu, niba uri umuntu ushaka kuba maso, ba maso koko, kandi ukomerere mu ijambo ry'Imana, ukomerere mu byo wizeye, we gutenebuka. Elisa arabwiwe ati nushikama ukaba maso, ibyo usabye urabihabwa. Yesu ati namwe muzahabwa mwuka wera wo kubana namwe uhereye Yerusalemu n'i Yudaya n'i Samariya kugeza ku mpera y'isi. ati kandi mube maso kuko mutazi igihe umwana w'umuntu azaziraho. Yesu Kristo ari hafi kugaruka. mbese uri maso cyangwa urasinziriye? aho niho wahugiranye, aho niho wagize ngo kuza kwa Yesu kuzatinda? oya, araje, wasezeranye, n'uwo kwizerwa. ati dore ndagiye, ubwo ngiye kubategura hanyu, nzagaruka mbajyane ngo aho ndi namwe muzabeyo. Imana igufashe muvandimwe kugira ngo dufatanye umwiteguro. Yesu araje, kandi dukomere mu byo twizeye, dukomerere mu ijambo ry'Imana, twe gucogora, twe gusubira inyuma. Yesu niyerekanwa, arije nawe tuzabashe kumusanganira. Uwiteka kugire neza nibyo ngusabiye, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. dusenge. Data mwiza uri mu ijuru, tugushimiye ijambo ryawe wandikishije kugira ngo ridukomeze mu gihe nk'iki. umugaragu wawe Eliya wakoresheje mu bihe bikomeye, agahangana n'ubuyobe, agatsinda akoreshejwe nawe. agiye gutandukanywa n'umugaragu we Elisa, yaramusezeraniye ati nuba maso, ntucogore, nturambirwe, ntunikire, ngatandukanywa nawe ubwo ngiye kuzamuka. Imana yabimishuriye, ningenda undeba, mwuka undimo unyobora nk'uko ubisabye uramuhabwa. na Yesu ati namwe mbahaye isezerano, igihe cyose muzamuri maso mugakomeza kubana nanjye, dore mwuka wera azabamanukira, azabayobora, mubabahamya, muvuga ubutumwa bwiza kugeza ku mpera z'isi. Uwiteka igihe kirageze, Yesu ari hafi kugaruka. ibimenyetso birabitwereka. Uwiteka uturinde guhunikira, twihane tumaramaje, niwerekana Uwiteka tuzabashe gusanganira. Uwiteka tugushime ko twumvise, ngaho rero tweze umuntu wese wakora iki kiganiro, umufashe, umusubizemo imbaraga, umurinde gusubira inyuma kugeza ubwo Kristo azerekanwa. Ndiko gusenga kwacu, sabira unyumva wese unkurikiye, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. amen.